Mu buzima bw'umuntu hari igihe amahitamo n'ubwenge bigira uruhare runini mu kugena icyerekezo cy'ubuzima. Muri muzika hari abahanzi bake bashobora guhuza impano, ubwenge n'icyerekezo nk'uko bigaragara mu nkuru z'abagore babiri b'intwari bo mu mateka ya Bibiliya. Ndavuga Esiteri na Yudita. Ariko uyu ni umukobwa watangiye urugendo rwe rw'umuziki akiri muto, amenyekana ku isi yose kubera indirimbo ze zigaragaza amarangamutima, ubwenge n'ubutwari bwo guhangana n'ibibazo. Nk'uko Esiteri yakoresheje ubwenge bwe bwo kurokora ubwoko bwe, na Yudita akagaragaza ubutwari bwo kurengera abantu be. Uyu mukobwa nawe akoresha impano ye kugira ngo ahindure ubuzima bw'abantu, akomeze kuba icyitegererezo mu muziki no mu mico myiza. Ndavuga Taylor Swift, umuhanzikazi w'umunyamerika wabiciye bigacika muri muzika. Nitwa Ngendahimana Daniel. Iyi ni Seka News. Tubahaye ikaze. Taylor Allison Swift yavutse ku wa 13 Ukuboza 1989 mu muryango w'abacuruzi b'i Reading muri leta ya Pennsylvania, aho ni muri USA. Akiri umwana muto, Taylor yakundaga kuvuga ko rimwe azaba umuririmbyi ukomeye. Yatangiriye ku marushanwa yo mu mashuri y'incuke, aho yakundaga kuririmbira imbere y'abanyeshuri bagenzi be. Papa wa Taylor Swift yitwa Scott Kingsley Swift, naho mama we yitwa Andrea Gardner Swift. Papa we Scott Swift yabaye umucuruzi n'umujyanama mu by'imari, financial advisor muri Merrill Lynch, ikigo gikomeye cy'imari n'ubukungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mama we Andrea Swift yabaye umuyobozi mu kigo cy'itangazamakuru, marketing manager, mbere yo kwita ku muryango no gufasha Taylor mu muziki we. Uba kenshi amenyekana nk'ufasha cyane umukobwa we mu bikorwa bye bya muzika, ushatse wamwita manager. Taylor afite umuvandimwe umwe gusa witwa Austin Swift. Austin ni umukinnyi wa filime, actor, akanakora cinema producer mu gihugu cya Amerika. Yavutse mu 1992. Ni muto kurusha Taylor kandi akunze kugaragara mu bikorwa bye cyangwa mushyigikira mu birori bikomeye. Nyina Andrea Swift yamuteraga imbaraga n'urukundo rwo gukunda umuziki, naho se Scott Swift akamutoza gukunda akazi no kudatezuka ku nzozi. Kubera urukundo ababyeyi be bamugaragarizaga, Taylor yatangiye kubaka inzozi ze zamuhinduriye amateka ku isi yose. Taylor Swift afite imyaka 11 gusa yanditse indirimbo ye ya mbere. Bwa mbere yiga gucuranga gitari yari y'umusore wari waraje gukosora mudasobwa z'ababyeyi be. Nyamara icyo gihe ntiyari azi ko ayo masomo y'iminsi mike azamuhindurira ubuzima. Mu myaka yakurikiyeho, Taylor yanditse indirimbo zigaragaza ubuzima bw'abangavu, amarangamutima n'inzozi zabo. Yaje kwinjira muri Nashville, umurwa mukuru wa country music muri Amerika, aho yagiye gutangira inzozi ze. Yinjiye muri Big Machine Records, iyo ushatse wayita nka label. Muri 2006 yasohoye alubumu ye ya mbere yitwa Taylor Swift, ikubiyemo indirimbo Team MC Girl na Teardrops on My Guitar. Iyo alubumu yahise imushyira ku isonga mu bahanzi bashya batanga icyizere. Ubwo Taylor Swift yasohoraga alubumu ye ya mbere yitwa Taylor Swift, indirimbo yakunzwe cyane muri iyi alubumu yari Teardrops on My Guitar, ikaba ariyo yamufashije kumenyekana cyane ku isi, izamura izina rye mu bahanzi b'abakobwa b'abanyamuziki ba country pop. Icyo gihe Taylor Swift yari afite imyaka 16 gusa akora ibyo. Umuntu wamufashije cyane kugera kuri urwo rwego ni Scott Borchert, washinze inzu itunganya umuziki yitwa Big Machine Records. Niwe wamuhaye amahirwe yo gusohora alubumu ye ya mbere nyuma yo kumubona aririmba mu gitaramo cy'abanditsi b'indirimbo i Nashville mu mwaka wa 2008. Nyuma y'imyaka mike amaze kwigaragaza nk'umuhanzikazi w'umuhanga, Taylor Swift yasohoye alubumu ye ya kabiri yitwa Fearless. Iyi alubumu yamwongereye ubushongore bwe mu muziki, ituma izina rye risakara ku isi yose. Indirimbo Love Story yagaragaje uburyo Taylor ashobora kuvuga iby'urukundo mu buryo bworoshye ariko bwimbitse, ituma abakunzi b'umuziki bamufata nk'umukobwa wihagazeho ufite ubuhanga bwo gusangiza amarangamutima mu magambo yoroshye. Indi ndirimbo ye You Belong With Me yabaye ikimenyetso cy'abakiri bato, ishimangira uburyo Taylor yahurizaga urukundo, amarangamutima n'inzozi mu ndirimbo zoroheje ariko zifite imbaraga. Bidatinze muri 2010 Fearless yegukanye igihembo cya Album of the Year muri Grammy Awards, bituma Taylor Swift aba umuhanzi muto cyane mu mateka wegukanye icyo gihembo. Yari afite imyaka 20 gusa. Icyo gihe yarahanganye n'ibihangange nka Beyonce, Lady Gaga, The Black Eyed Peas na Dave Matthews Band, kongeraho n'abandi. Ariko byose byarangiye alubumu Fearless tsinze, ishimangira ko Taylor
atari umukobwa wandika indirimbo ahubwo ko ari umuhanzikazi wari utangiye kwigarurira abakunzi b'umuziki ndetse atangira kwiyubakira amateka ye mu buryo bwuje ubupfura n'ubwitange. Muri 2014 Taylor Swift yahinduye icyerekezo cyose cy'umuziki we. Ati gute? Yashyize hanze album 1989, izina rikomoka ku mwaka yavukiyemo. Iyi album yagaragaje ko Taylor atari umuhanzi w'injyana ya country ahubwo yari atangiye guhinduka umuyobozi w'injyana nshya yitwa modern pop. Indirimbo nka Shake It Off, Blank Space na Style zigaragaza uburyo yihangiye imiterere ye aho yabaye umunyabigwi mu ruhando rwa pop. Nyuma y'imyaka myinshi amaze kumenyekana mu muziki wa country, Taylor Swift yagize icyemezo gikomeye cyahinduye amateka ye yose. Mu mwaka wa 2014 yahisemo kuva mu njyana yamubyaye, ubwo ndavuga country, ajya mu muziki wa pop. Icyemezo cyatangaje benshi ariko cyagaragaje ubuhanga n'ubwemezi bwe nk'umuhanzi. Taylor yari amaze imyaka irenga 8 aririmba indirimbo z'ubuzima bw'abakiri bato, urukundo no ku nzozi zabo, ariko igihe cyarageze yumva agomba guhindura icyerekezo. Yashakaga kugeza ubutumwa ku bantu benshi ku isi yose kuko country music ikundwa cyane muri Amerika, ariko pop yo yambukiranya imipaka. Taylor yabonaga ko igihe cyo gukura no kwaguka, uburyo bwo kuvuga amarangamutima ye atari mu buryo busanzwe ahubwo mu buryo bushya burimo imbaraga n'icyizere. Bivuze ko yarenze imbibi, arenga n'imipaka, aho kuba umuhanzi wa Amerika gusa cyari ukugira ngo n'isi yose imwumve. Alubumu ye 1989 yabaye ikimenyetso cy'iyo mpinduka. Yagaragaje ko Taylor atakiri umukobwa woroshye ahubwo ko ari umugore uzi icyo ashaka, ushoboye guhanga injyana nshya y'isi y'ubu. Iyo ni modern pop. Mu buryo bw'ubuhanzi, Taylor yashakaga ubwigenge, kudafatwa n'amategeko ya country, ahubwo akabyaza umusaruro ubuhanga bwe mu majwi mashya n'imbyino. Iyo ni modern pop twavugaga Taylor yahinduye agafata ubwo yavuga kuri country. Ariko iyo mpinduka ntiyari yoroshye. Bamwe bavugaga ko yasize injyana y'amateka y'inyuma, ariko Taylor ntiyacitse intege. Muri 2020 yongera gutungurana, ashyira hanze alubumu ebyiri zitandukanye nka Folklore na Evermore, zigaragaza impinduka mu mvugo, amagambo arimo ubusizi n'ubuzima bw'isanamutima. Ibi byose bigaragaza ko Taylor Swift atari umuririmbyi gusa ahubwo ni umwanditsi, umusizi n'umuntu uzi kuyobora urugendo rwe rwa muzika. Burya nta rugendo rw'intsinzi rutagira imisozi yo kuzamuka. Taylor Swift yahuye n'ibibazo byinshi byamuteye gukura. Muri 2009 ubwo yatsindaga MTV Video Music Award, Kanye West yamwambuye ijambo imbere y'isi yose. Ati byagenze gute? Icyo gihe Taylor yaracecetse, ariko mu mutima we yize kwihangana no gukoresha ibigeragezo nk'imbaraga. Ubwo mu mwaka wa 2009 Taylor Swift yari amaze kumenyekana ku isi yose, yatsindiye MTV Video Music Award ku ndirimbo ye You Belong With Me. Ariko ubwo yari ari kuzamuka ku rubyiniro ngo ahabwe igihembo, Kanye West yaramuharabitse imbere y'isi yose, avuga ko Beyonce yakabaye ari we wagombaga gutsindira icyo gihembo. Iyo saha Taylor yaracecetse, yicisha bugufi imbere y'imbaga n'amakamera y'ibitangazamakuru, ariko mu mutima we yize kwihangana no gukoresha ibi bintu nk'imbaraga zo gukura ndetse no kwiyubaka mu rugendo rwe rw'ubuhanzi. Uwo murava, ubupfura n'ubushishozi byatumye abantu bamubona nk'umugore uharanira uburenganzira bw'abahanzi n'ubw'abagore muri rusange. Muri 2019 yahuye n'ikindi kibazo gikomeye, harimo gutakaza uburenganzira ku ndirimbo ze za kera nyuma y'uko Big Machine Record igurishijwe. Aho kugira ngo acike intege, Taylor yahisemo kongera kwandika no kuririmba indirimbo ze zishya mu buryo bwiswe Taylor's Version. Big Machine Records, inzu yamufashije kumenyekanisha indirimbo ze za mbere, yaragurishijwe. Ubwo tugiye gusobanura Taylor's Version aho yavuye. Big Machine Records, inzu yamufashije kumenyekanisha indirimbo ze za mbere, yaragurishijwe maze abantu batandukanye bafata uburenganzira ku ndirimbo ze za kera. Ibi byatumye Taylor atakaza ubushobozi bwo gucunga no kunguka ku bihangano bye bwite. Ariko aho gucika intege, Taylor yahisemo gukoresha icyo kibazo nk'imbaraga. Yatangije umushinga witwa Taylor's Version, aho yongeye kwandika no kuririmba indirimbo ze bundi bushya ku buryo bwuzuye. Igice cyazo kigaragaza neza amarangamutima ye n'uburenganzira bwe ku kazi ke. Uyu mushinga waje kwerekana ko Taylor ari umukobwa udacika intege imbere y'ibibazo, ahubwo ni umuhanzi uzi gukoresha ibigeragezo byose ngo akomeze kwiyubaka no gukomeza urugendo rwe rw'ubuhanzi. Abafana ntibareba Taylor nk'umuririmbyi gusa, ahubwo bamufata nk'inshuti, nk'umuvandimwe, nk'umuntu ubaha ibyiyumviro byabo. Ndacyavuga kuri Taylor Swift. Taylor asangiza abamufana b'ubuzima bwe, akandika ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse akabatumira mu birori byihariye byo kumva alubumu ze mbere y'abandi bose. Mu mwaka wa 2023 Eras Tour yaciye agahigo nk'uruhererekane
n'ibitaramo binini kandi bininjiza amafaranga menshi mu mateka ya muzika. Abafana be bavuga ko indirimbo za Taylor zibafasha gukira ibikomere, kwiyubaka no gukunda ubuzima bundi bushya. She writes what with it but can't say. Abo ni abafana. Taylor yahinduye uburyo abantu batekereza ku bahanzi b'abagore, agaragaza ko bashobora kwiyobora, kwandika no kugenga ibyo bakora. Abandi bahanzi nka Olivia Rodrigo, Billie Eilish n'abandi benshi bavuga ko Taylor ari we wabatinyuye gutangira kwandika indirimbo zabo bwite. Icyo benshi bamukundira ni uko ngo yabaye umubavu w'umuziki, umuntu wahinduye isi binyuze mu majwi, amagambo ndetse n'amarangamutima. Uyu ni Taylor Swift nyiri kuvuga, umuhanzikazi w'umunyamerika. Uyu munsi Taylor Swift ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane ku isi, afite ibihembo birenga 500 ku rwego mpuzamahanga, alubumu zirenga 10 n'ubutunzi bw'agaciro bw'amamiliyari. Ariko ibyo byose si byo bimugira uwo ari we. Icyahisi ni indangagaciro yo gukunda umurimo, kudacika intege no kwemera impinduka. The only thing I will ever want is to keep telling stories. N'isi ihora ihinduka, Taylor Swift yahisemo kuba indorerwamo y'ibihe byose, umuntu utwigisha ko inzozi zidapfa burya, cyane cyane niyo ufite urukundo rw'ibyo ukora. Ibyo yahagurukiye ni ibirenze umuziki, ni ubuzima, ni umutima, ni indangagaciro yo kuba inyangamugayo no kudatinya kuvuga ukuri. Taylor atunze ibintu byinshi kandi by'agaciro, birimo inzu n'imitungo myinshi muri Amerika, muri New York, Los Angeles ndetse ni Nashville. Ubutunzi bw'agaciro bwa miliyari z'amadolari butuma bumwe mu bahanzi bakize cyane. Nubwo bimeze gutyo, amafaranga ye ntabwo yakoresha gusa mu buzima bwe bwite. Taylor azi cyane mu bwitange bwo gufasha abandi. Yatanze amafaranga menshi ku miryango yita ku bana, uburezi no gufasha abakene. Afasha ibikorwa by'ubuvuzi, amashuri n'imiryango yita ku bantu bagizweho ingaruka n'ibiza. Ni umuhanzi ugerageza guhuza ubutunzi n'impinduka nziza ku isi, atari gusa ku nyungu ze. Swift avuga ko guhindura ibyabaye mu mateka y'umuziki ari byo yibandaho ngo biheshe uburenganzira abahanzi bose, kwemeza ko abahanzi bafite uburenganzira ku bihangano byabo kandi ko indirimbo ari igice cy'ubuzima bwabo, si ibintu bisanzwe gusa. Umushinga Taylor's Version si igikorwa cyo kwigwizaho amafaranga gusa, ahubwo ni ubutumwa bukomeye ku bahanzi n'isi yose, gukoresha ibigeragezo nk'imbaraga no gukomeza urugendo rw'ubuhanzi mu buryo bw'umurava. Mu myaka yashize Taylor yasohoye alubumu Midnights, aho indirimbo nyinshi zamamaye ku isi yose. Indirimbo Anti-Hero niyo yakunzwe cyane, ikaba yarageze ku mwanya wa mbere muri Billboard Hot 100 Songs mu bihugu byinshi. Urabyumva ibyo bintu? Indirimbo yiwe yafashe umwanya wa mbere muri Billboard mu ndirimbo 100 zikunzwe mu bihugu byinshi. Iyi ndirimbo ivuga ku bibazo by'imbere mu muntu, kwiyakira no kumenya imbaraga zo guhindura ibyo utashoboye guhindura. Urabwumva ubwo butumwa? Anti-Hero yerekanye ko Taylor ashobora gusangiza amarangamutima ye mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana n'abantu benshi ku isi. Mu buzima bwe bwa buri munsi, Taylor ni umuhanzi, umuyobozi, ni umuntu uharanira impinduka nziza mu buzima bw'abandi. Ubutunzi bwe n'umurimo we ntabwo ari iby'umuntu ku giti cye gusa, ahubwo agira uruhare mu buzima bw'abandi kandi akomeza kuba icyitegererezo ku isi yose. Uyu muhanzi aherutse gusohora alubumu The Life of Showgirl, yasohotse ku itariki ya 3 Ukwakira 2025. Ni muri uku kwezi turimo, ukwezi kwa 10 2025. Iyi alubumu yahise yigarurira imitima y'abakunzi be ku isi yose, irimo indirimbo zigiye zitandukanye zigaragaza impinduka Taylor Swift yanyuzemo mu buzima bwe bwite no mu muziki. Ariko mu ndirimbo zose yakunzwe cyane The Fate of Ophelia, indirimbo yagaragaje amarangamutima y'ukuri, ivuga ku rukundo, gutakaza icyizere no kongera kwiyubaka. Iyo ndirimbo yabaye ya mbere ku rutonde rwa Spotify mu masaha make cyane nyuma yo gusohoka, ikaba yarashyize Taylor mu gitabo cya Guinness World Records. Icyo gitabo muracyumva, ni igitabo kijyamo abantu bakoze udushya ku isi. Taylor Swift nawe yashyizwe muri iki gitabo. Nubwo afite izina rikomeye kandi ashimwa n'abatari bake, ku rundi ruhande Taylor Swift ubu amaze kugeza imyaka 35, ariko kugeza ubu nta mugabo kandi nta n'abana afite. Ubu azwi ko ari mu rukundo n'umukinnyi witwa Travis Kelce wa NFL, shampiyona ikomeye cyane muri Amerika w'umupira yitwa American Football. Ariko ntabwo baratangaza ko hari gahunda y'ubukwe barageraho. Taylor yahisemo gukomeza gushyira imbaraga mu muziki. Reka ibigwi n'amateka by'umuhanzi urupapuro turufungira uyu munsi. Gusa wifuje kumenya byinshi bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, nta kindi usabwa uretse guhorana na Iseka News. Icyo bisaba ni ugukora subscribe, comment, like na share, ubundi tugahorana. Nitwa Ngendahimana Daniel, mugira amahoro.